about the some famous people and also some thing which are make you be very genius than a race. So uyu nk'uko mubibona ni umusore wize TTC Cyahinda, yitwa Tuganyimana Gilbert, akaba ubu ngubu yiga UR University of Rwanda and College of Education, akaba ari umusore mwiza cyane ufite YouTube channel yitwa Isomo GTV. Iyo YouTube channel ye rero inyuraho iyo YouTube channel rero ye ayinyuzaho ibiganiro cyane, amakuru aba agezweho ndetse n'ibiganiro by'ubwenge by'amateka byatuma nyine tuba beza kurusha uko twari tumeze. So uyu musore mumushyigikire, munyarukire kuri YouTube channel ye yitwa Isomo GTV, ndetse hari n'indi YouTube channel nshyashya afite yitwa Miss S Beast. Miss S Beast nayo inyuraho nyine utuntu turyoshye cyane. So ni umuhanga, muri make tumushyigikire, baze tumushyigikire. So ari hafi kuba monetize, ari hafi kubona ku madolari y'abanyamerika. Muze tuyarye kabisa, muze tuyarye, we are still waiting for you. So ahangaha rero nk'uko mubibona kuri University of Rwanda niho nyine ibintu byose biba byishiye tu. Uyu muyoboro uri kunyuzwaho iki kiganiro live witwa Quote of the Day NF. Njyewe ugira uruhare mu kubigitambutsa nitwa Ndayisenga Faustin nk'uko mugiye kuba mwabibona. Aha rero ni njyewe nyine mukunda kubona uri gutambutsa ibyo biganiro Quote of the Day NF, ibintu tubagezaho by'ubwenge biba byaturutse ahantu hakomeye cyane. Iyi YouTube channel ni iy'abanyabwenge. So uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo mbafitiye akahe gakoti ka mbere mbafitiye nakitwa ngo practice makes perfect. Gerageza ukore cyane, ukore neza, bizarangira n'ibihindutse umuntu mwiza. So ibyo ngibyo nibyo bivuze ngo ntugacike intege mu byo uri gukora byose, mu byo ubamo, mu byo ukora, cause sometime you will get your award, what fighting for it. Uzayibona kabisa. Ahangaha rero nk'umunyeshuri wa University of Rwanda, especially in College of Education, tuba dushinzwe kwigisha abantu cyane mu guhindura imitekerereze, mu gucenginga mind yabo, kumva ko ibyo barimo bikwiye nyine kuba byababeshaho. Ahangaha rero nk'abafana banjye, abafana bacu, abafana b'iyi campus, welcome. Turahabaye ku bwanyu kandi namwe murahabaye ku bwacu. So uwagira ikibazo, igitekerezo yakinyuza muri comment kugira tujye duhura mu biganiro byinshi bitandukanye, kandi nyine tunabasha kubaapproachinga, tubegera cyane kugira ngo hamwe twihuze tube umuntu. So thank you so much my guys. umukorera umuti yatwike rwose. Afite YouTube channel yitwa Quote of the Day NF. Umukorera umuti rwose, umutwikire rwose, ibintu bigenze neza. Nabonye bamwe muri comment batangiye kubikora neza, ariko nizere ko bivuze kugenda neza. Ewana mutwikire kabisa. Nibyo nifuza ko mwamukora nawe mukamuteza imbere. Ni umunyeshuri wanyu ndetse n'umwarimu wanyu muri rusange. Sawa. Nanjye ubu nyine mba mukurikiye, nubwo muba mubona ndi live, ariko nanjye buriya mba mukurikiye bitewe n'uko nanjye ndi umufana ukaze. Ewana mubigiyemo neza, ndakeka ibintu byarushaho kuba uburyohe. Ewana mukomeze kugira ibihe byiza. Buri muntu wese witabiriye iyi live turabashimiye rwose. Imana ikomeze muhe umugisha. Sawa, murakoze.